Muraho neza abakurikiye ibiganiro byacu hano kuri channel y'Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda, nongeye kubaha ikaze kuri uyu muyoboro twasizeho kugira ngo tunonosore ururimi rw'Ikinyarwanda, dusigasire umuco nyarwanda ndetse tunagaruke ku mateka y'u Rwanda kugira ngo tujye tuyibutsa abantu, cyane cyane abato, tuyibukiranye, tuyazirikane kandi tuyasigasire kugira ngo atazima cyangwa akazimira. Niba rero ukunda umuco nyarwanda ugashishikarira ururimi rwacu n'amateka y'igihugu cyacu n'ay'abasokuruza dukomokaho, ahangaha uri ahantu heza, ahangaha rwose uraho ukwiriye kuba uri mu gihe nyacyo. Niba ari ubwa mbere uje kuri channel yacu, ukande subscribe kugira ngo ibiganiro dushyiraho bijye bikugeraho, ko dushyiraho ibiganiro bishishikaje muri izo ngingo ku buryo buhoraho. Kandi nukunda iyi video ukande like kugira ngo YouTube ibashe kuyigeza ku bantu bose bashishikariye umuco nyarwanda, amateka n'ururimi rw'Ikinyarwanda buri uko dusizeho ibintu bishyashya. Nitwa Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, nkaba nkunda cyane kuganira ku mateka y'u Rwanda, umuco nyarwanda ndetse n'ururimi rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi rero agaseke mbafitiye gapfundikiye nka ka gapfundikiye ngo gatera amatsiko, uti ni akahe? Tugiye kuganira ku nkuru ishishikaje itangaje mu mateka y'u Rwanda n'Abanyarwanda y'umugabo witwa Rwibirara. Ese waba uzi inkuru ya Rwibirara? Niba uyizi, mbere y'uko wenda nyivuga, twandikire muri comment tubwire ngo iyi nkuru ndayizi, nyizi gutya na gutya, tubimenye. Gusa niba utanayizi ntugire ikibazo, ahubwo iki ni igihe cyo kugira ngo noneho tuyikugezeho, umenye ngo ese Rwibirara yasize mugani ki mu mateka y'u Rwanda, mu mateka y'Abanyarwanda, afitemo ayahe, afitemo izihe paji. Mu Kinyarwanda rero habaho ikintu cyitwa gusiga umugani. Gusiga umugani ni ugukora ibintu cyangwa bikakubaho cyangwa ukabivuga, bikazavaho imvugo ihererekanywa mu bihe birebire, wenda yigisha cyangwa icyaha cyangwa se itera ubuse iguturutseho. Niga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, mwarimu wacu w'Ikinyarwanda twakundaga cyane kubera ukuntu yagiraga inkuru n'ubuse bidushishikaza kandi bikatumara irungu, cyane ko twakundaga kukiga mu masaha y'igicamunsi tuguye agacuho. Yaduciriye umugani nuko turakwenkwenuka turaseka, twese tujya hasi, bamwe imbavu zirabarya abandi barazikanda kubera nyine guseka. Uwo mugani waragiraga uti ubukwe butariho bwicwa n'umusuzi. Ni ubwa mbere nari mwumvise, nuko ndaseka birantangaza. Icyakora mpita nibuka indi nkuru nakunze kubwirwa kuva nkiri umwana y'umugabo witwa Rwibirara wasize umugani ku musozi aho yari atuye, umugani utari mwiza, umugani w'igisebo, ariko urimo n'urubwa, ariko bigatuma abantu bayihererekanya iyo nkuru. Uti rero byamugendekeye bite? Aka kandi ndagira ngo nkumare amatsiko mubwire inkuru nyine ya Rwibirara. Rwibirara rero yasize umugani ku musozi. Yari umugabo ufite ishema, umugabo w'umunyabigwi, umugabo uhamye, ufite ubushongore n'ubukaka rwose, umugabo koko wivugaga imyato mu bitaramo, amashyi ngo kacikaci, ababyeyi bakavuza impundu bamushimira ubugabo bwe, koko yari umuntu uhamye, ku buryo n'uwagiraga urubanza, ni ukuvuga ibirori, yamutumiraga ati ngwino umbere umusangwa mukuru nyakirira abashyitsi. Yari umugabo rero uhamye kandi ufatika, koko ufite byinshi yakwigisha abato, kandi koko niko yabigenzaga. Nuko ku gasozi yari atuyeho haza gutera ikintu cyabagaho. Kera abantu bikoreraga inzoga zisaba ndetse n'inzoga mu birori, ubukwe bakazikorera mu bibindi. Habagaho ibibindi, ngira ngo abakuru badukurikiye ibibindi barabizi. Ibibindi rero byabaga ari ibintu bikoze mu ibumba, n'ubu baracyabibumba, bijya kumera nk'inkono y'ibumba ariko noneho yo nini. Nuko rero akaba ari byo bataramo inzoga ndetse n'amarwa bakoreshaga mu birori, biyakira banakira abashyitsi n'abasangwa, bakabazimanira bakizihirwa, nuko bakishimira ibirori n'iminsi mikuru. Kubera ko rero ibibindi biba bikoze mu ibumba, abantu bikoreye ibibindi
barigengesera bakibombarika kugira ngo bitaba byabacika nuko bikameneka. Ikibindi iyo gikoze hasi gihita kimeneka, urumva ibumba nawe ntiriba rikomeye. Abikorera rero inzoga zo mu bukwe bo baba bagomba kwitonda kurushaho no kwigengesera byihariye, kubera ko kumena inzoga mu bukwe byaba ari igisebo, yaba ari icyasha gikomeye, yaba ari ku wakoresheje ubukwe ndetse no ku bantu babutashye, ndetse yewe n'ibyo n'ayo mazimano baba bayahombye. Bityo umuntu wikoreye inzoga zo mu bukwe aba agomba kwigengesera. Umugabo Rwibirara rero aho yari atuye nyine haduka nk'ingeso, sinzi niba nabyita ingeso cyangwa niba nabyita ibintu byabagaho cyane bikunze gukurikirana. Abikoreye ibibindi by'inzoga mu bukwe babizana imbere y'umuhesha w'ubukwe, umukwe mukuru, aho baba bicaye babizana bakunama bagiye kubitura kugira ngo bigengesere kugira ngo bitameneka. Nuko kubera kunama no kuba ikibindi kiremereye, abantu bakumva umusuzi ngo pya, bikaba birabaye. Urumva ni igisebo. Twahoze tuvuga ko ngo ubukwe butariho bwicwa n'umusuzi. Ibaze rero noneho kuba abantu 2, 3, 4 bibabayeho gutyo bikoreye inzoga imbere y'umukwe mukuru ndetse n'abashyitsi bakuru b'ubukwe bose muri rusange n'abatumirwa bose. Ibyo rero bikaba igisebo, bikaba ibintu byari bikunze kuba bikurikiranye muri ako gace. Rwibirara rero nk'umugabo wari uhamye, akaba umugabo wari ufite ishema kandi wakundaga gutumirwa mu birori byinshi akabihagararira akabiyobora, bikamubabaza cyane. Nuko rimwe atumirwa mu bukwe bundi kugira ngo aze yikoreye inzoga kimwe n'abo bantu bandi bari bari kumwe. Nuko yibutse ko muri ako gace hari ikintu cyo kuba abantu bikorera inzoga bikabagendekera gutyo, bigatuma habaho igisebo. Nuko yegeranya itsinda bari bari kumwe ry'abantu bari bagiye gufatanya kwikorera izo nzoga, arabihanangiriza ati umva mbabwire rwose, tubanze tujye inama bagenzi banjye, ntihagire umuntu usurira abakwe, mwitonde rwose, mwikorere ibibindi mwitonze, nta kitwirukansa, nta hutihuti, ariko ntihagire umuntu usurira abakwe nyabuna. Ubukwe bwacu bwo bugende neza. Iki kintu cyateye muri aka gace kacu twebwe tugice, twikorere inzoga kandi tuzizane, tuzigeze imbere y'abo zigenewe amahoro, tudakoze ayo mahano, tutahakuye iyo nkuru mbi, tutahakuye icyo cyasha n'ikinegu. Nuko abantu bati rwose turagerageza, ariko bafite umutima uhagaze kubera ko ari ibintu byari bimaze kuba nk'akarande, bimaze kumenyerwa kubera uburemere bw'ibyo bibindi. Rwibirara rero abajya imbere yikoreye ikibindi, abandi nabo bamujya inyuma. Nuko bazanira inzoga abashyitsi, abatumirwa muri ubwo bukwe. Icyakora Rwibirara akimara gutura inzoga ye ari uwa mbere, nawe babimubayeho arasura, ndetse byumvikana cyane mu bari bateraniye aho ngaho bose. Nuko isoni n'ikimwaro biramwica nk'umuntu w'umugabo wari uhamye, utaruzwiho icyasha icyo ari cyo cyose cyangwa ikinegu. Isoni ziramwica, nuko atereka ikibindi hasi buhoro buhoro, ahita asohoka bwangu ava aho ubukwe bwaberaga, nuko arahunga. Abantu ntibamenya aho yarengeye. Nuko mu bari bateraniye aho ngaho bose havuka isaha, havuka amagambo bavuga bati Rwibirara rwose asuriye abakwe, ibi ntibikwiriye, ntabwo twari tubimuziho. Koko nawe byamubaho, nawe yabikora. Abo bari bari kumwe bikoreranye inzoga bati mba nturebe ibyo yadutegetse gukora, atwihanangiriza adutota amagambo, none niwe ubikoze. Abantu bose rero baramuseka. Izina rye rwose rijyaho icyasha, ahinduka iciro ry'imigani muri ako gace kose. Ahantu bagiye mu bukwe bati mwitonde mutamera nka Rwibirara. Umuntu ugiye gukora ikintu akagerageza guha abandi amabwiriza bari kumwe bati uramenye utaba nka Rwibirara, uramenye utaba nka Rwibirara. Ahinduka rero iciro ry'imigani gutyo, arahunga ntiyongera kugaruka iwe, kuko yari umugabo udakunda guseba, ufite ishema kandi utarigeze aseba mbere yaho. Nuko bituma atorongera ahunga iwe. Icyakora Rwibirara aragenda ahungira mu rufunzo rwari rwegeranye n'ako gace ku kiyaga cyabo aho bari batuye. Nuko amaze kuhahungira
akajya arembuza utwana tuje kuvoma ku kiyaga, ati ngwino nkubaze sha, ati ku musozi w'iwanyu wumva inkuru bavuga ari iyihe? Akana kati numva ababyeyi bavuga ngo umugabo Rwibirara yasize asuriye abakwe aragenda, n'ubu ntawamenya aho yarengeye. Nuko ati yo, ati niyo nkuru ikivugwa? Ati ntabwo nzagaruka pe. Akarembuza akandi kana, kuko iyo arembuza umuntu mukuru yari kumumenya, akamenya ko ari we kandi kari mu rufunzo ariho yihishe. Uwo arembuje wese akamubwira ati ku musozi bavuga ko Rwibirara yasebye, ko yarutanze, ko yasuriye abakwe. Habaho imvugo ngo guhena mu bakwe, we noneho yasuriye abakwe ararutanga ibiciro ry'imigani aragenda. Yakumva izo nkuru zose z'ikinegu, z'umugayo n'icyasha cyagiye ku izina rye, akababara akarushaho gushengurwa n'agahinda, avuga ati rwose sinzagaruka, ntabwo nabaho kuri icyo gisebo, ntabwo nakomeza kubaho izina ryanjye rifite icyasha gutyo. Aguma rero mu rufunzo, aza kuhapfira arahashenyera, nuko baza kuhamukura baramushyingura, ariko birarangira apfa gutyo azize ikinegu cy'ibyamubayeho. Biba rero iciro ry'imigani biramenyekana mu Rwanda, ayo mateka arahererekanywa mu bakuru, ibisekuruza uko bigenda bisimburanwa n'ibisekuruza. Ubwo rero iyo umuntu akoze ikintu gisebetse kigayitse, yari yabujije abandi gukora, cyangwa se ahora avuga ko kidakwiriye, akaba ari we ugikora cyangwa akaba ari we kibaho, baravuga bati ubaye nka Rwibirara, kubera nyine ibyo byamubayeho muri ubwo bukwe, bugasiga inkuru nka bumwe bw'ikana, uretse ko ubw'ikana bwo inkuru yari nziza, ariko bwa Rwibirara ubwo yari yatashye bwo inkuru ikaba iy'umugayo, inkuru ikaba iy'ikinegu n'igisebo cyahererekanyijwe mu binyejana by'imyaka. Ngahe ngayo rero amateka y'inkuru yabaye ku mugabo Rwibirara. Ese wari uyizi? Niba utari uyizi tumenyeshe muri comment, kugira ngo tumenye yuko hari inkuru nshya, hari amateka turimo kugenda twungura abantu. Iyo nkuru rero nagira ngo nyibasangize, nagira ngo nyibagezeho, kubera ko yarantangaje, ituma inyigisha ko mu gucyaha abantu no kubakangara tugomba kujya twitonda, tukumva ko abantu ari abantu, ko natwe wenda ibyo bakora cyangwa ibyabayeho natwe byatubaho, nuko tukamenya kuvuga tuziga, kuvuga twitondera abantu, kuko ntawamenya. Niba rero wakunze iki kiganiro, kanda like kugira ngo tubone ko murimo gukunda ibiganiro tubagezaho. Ese hari indi nkuru wenda waba utazi aho yaturutse, ukaba utazi amateka yayo, mu mateka yaranze u Rwanda, waba ushaka ko twazagusobanurira cyangwa tukagarukaho byihariye mu biganiro by'ubutaha, tumenyeshe muri comment. Niba urimo kureba iki kiganiro ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo ujye ugezwaho n'ibiganiro by'ubutaha. Mwarakoze cyane rero kudukurikira, mwari kumwe nanjye Ntirumara Intwari Nkunda Amahoro, naho ubutaha.